komeye bakamuhamagara ati turamukumbuye mude tuvugane ndazaze kudusura turamukumbuye ibintu nk'ibyo nye byabibereyemo. tugiye gusaba uwo twimye aba bantu niba bafatanyije imbaraga twe turimo turarimbuka mu buryo tudashobora gusobanukirwa. Ibi bintu Rugema agomba kubimenya, ibi bintu mama Isimba agomba kubimenya, tukareba ikintu twakora. Gushaka undi mupangu mushyashya. Baba we birakaze. Ikibazo gikomeye cyane kuba musaza wa IRIBAGIZA. Mana Nyagasani we, kuba musaza wa IRIBAGIZA yivanze mu rugo rwo kwiwabo wa Cyusa. Turagowe ni ikibazo gikomeye kandi mu buryo udashobora gusobanukirwa. Ngiye nashatse no kwibabwira mbere yaho ndavuga ati nese kuki ayo makuru utayambwiye mbere? Nazo n'amakuru nizeye ngomba kubanza nkamenya ubivano bijyana. Nese we wari kubona ko caracara hara tugafatira na ukabizana mbere yuko baza kumwerekana. Ngiye wose nari nzi ntaga nari muzi ngo uri musaza we bimeze gute. Ngiye napfuye ko namuzanye nkagira umva amakuru nyine kuko nanze kuza ntazi ntahagazeho numva ati musaza we neza n'ijana ku ijana. Ni n'umupolisi nicyo nabyo nabashije. Ibyo ndabizi ko ari umupolisi, ahubwo ikibazo ahantu kiri bara muryango w'abacyusa urahita umuha amakuru yose. Ye baba we no kunira IRIBAGIZA yibagiwe byose barahita bamuha amakuru. Yagiye kumenya n'ibyo atarazi byose arabimenye, ahubwo icyo bashakaga n'ubundi bakigezeho. Uzi ko bakigezeho? Ngiye numva ngo n'umupolisi nese mvuga ati ceceka rero nawe ibyo ngibyo ugomba kubika ibanga ku buryo utazamenya ko dukorana. N'ibyaba ibyo ari byo byose utabigenderamo kuko nuceceka nuramuka ugize ikintu uvuga niyo bakubaza cyangwa bakakubona uriya n'umupolisi yashobora gukora iperereza rye bikaba byakugwaho cyangwa ukagira ubwo ugatangira kuvuga kwa kundi kwawe udidimanga, sibyo? Ushobora rero kugwa mu kibazo. Wowe genda ubimire wigire nk'aho tutaziranye. Ibindi bibazo nge ndaje mbikurikirane mbimenyeshe ba nyir'ubwite. Irukanke neza n'igihe cy'ubukwe. Icyo kiye cy'ubukwe ntabwo ari cyo kizewe. Ibyo ngibyo mureke ngende murabizi n'imisarakazi gashobora gusanga baza bakambura. Ubu kizaba kibanzaga nkwamaga cyanze kumenyesha. Emeline noneho ibyacu birarangiye. None se ntabwo byanditse ngo bimeze bagusubiza nyine mu bishinwa. None se ntuzi ko ari ibintu bisobanura n'igishinwa. Oya uzi ikintu tugomba gukora. Ntacyo reka twandikemo ibishinwa. Ibyo bishinwa n'ibyanga tugomba kujya gushaka umuntu uzi igishinwa. Oya tubishyire muri Google Translator. Tumenye bino bintu byari byo. Oya reka kamarade kamwereke. Reka dushake umuntu uzi runo rurimi. Umushake si igishinwa. Se kumbona si ururimi rwaho. Reka dushaka umuntu si ibintu yaraje gukora si tukimenye zarande wakimena se ubwo harimo ibintu by'ingirakamaro. None mfite amatsiko yo kumenya harimo hano. Ndetse mwereke reka tukibike tujye gushaka abahanga. Uribuka umunsi dutwara urusenda tugezeho dogiteri ari tugatwara urusenda hanyuma twanyuma tukajya no gufata Wamuti akaduha Wamuti kano kantu kari. Se Emile na Kamarade baraza kuba bamenya ko uyu ari umuti wa kabiri IRIBAGIZA azanywa kugira ngo yibuke. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya aho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho ubundi nze ngusobanurire buri kintu cyose kigiye kuba cyaza kuri iyi episode igiye kuba yakurikira, kubera ko tubonye ko Kamarade na Emile bafite umuti wa kabiri ariko ntago barabasha kuba bamenya ko ari we muti wa kabiri. Ese biraza kuba byagenda gute? Ese baraza kuba babimenya ko ari umuti wa kabiri IRIBAGIZA azanywa? Ntugende udatanze igitekerezo cyawe kandi kora kuri like kugira ngo turebe ko turi kumwe n'abantu babashe kuba bakunda iyi filime Inzira y'Umusaraba. Ariko hari ibintu byinshi byabashe kuba byayiranga umuntu agiye kuba yababwira kugira ngo namwe mubashe kuba mwasobanukirwa. Rero hano twabonye ko Emile na Kamarade bafite agacupa k'umukara, ka gacupa basanganye Rugema. Mwibuke neza ko kari agacupa Rugema yari amaze kuba yakabona. Papa Kamarade yari yakamurangiye nubwo yabagambaniye. Papa Kamarade yari yabashe kuba yakarangira Rugema ajya kuba yagatora. Rugema bamufata agiye kuba yagatwara
baramusatse barakamufatana. Rero niyo mpamvu ba kamarade bayobewe icyari cyo Rugema yabacitse atarababwira icyari cyo, ariko yabashe kubabwira ko ari umuti. Ese ba kamarade kuki batari kureba kure? Rero tanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi igiye kuba yakurikira, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha. Filimi yacu igiye kuba yaba ibindi bindi, kubera ko aba basore bagiye kuba bashaka umuntu ubasha kuba yasoma ariya magambo yanditse kwa kariya gacupa, bakabasha kuba bamenya ko ari umuti wa kabiri Iribagiza azanywa. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba ari byiza cyane kuri iyi episode. Nimba ubashe kugera hano kuri uno munota tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, kandi nimba naryo uri kubona ukande kuri like, nurangiza utange ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime. Ese abishimiye ko Iribagiza yakira ni bande? Bajye muri comment babashe kuba babitubwira, kubera ko Iribagiza namara kuba yabona uyu muti wa kabiri, ibintu bizahita byongera kuba byiza, kubera ko tumaze kubona ko umuti wa kabiri ba Emile na Kamarade babashe kuba bawubona, ariko ntago barabasha kuba basobanukirwa nimba koko ari we muti wa kabiri. Ese ibintu biraza kuba byagenda gute? Igitekerezo cyawe ni ingenzi. Ariko hano hari ibintu byabashe kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yakurikira, ndetse turaje turebe no ku byabanje, tubanze twibukiranye ku episode turangije kuba twareba, kubera ko twabonye ko Kanyana arimo ararira cyane, arimo ararira ayo kwarika, kubera ko yabonye Sylvie afite umukunzi, kandi uriya mukunzi wa Sylvie niwe Kanyana yari yarakunze. Rero twabonye ko Sylvie rero byamuteye agahinda kenshi cyane kuba yabuze umukunzi yakundaga, ariko ntago yigeze abimubwira, kubera ko yatumye mama we abasha kuba yamuvugira. Mama yamaze kuba yamuvugira, uyu musore rero Rurangirwa amubwira ko hari umuntu wundi agitegereje ashaka kuba yasuzuma, ari abakobwa babiri. Rero ntago Rurangirwa ntago yahisemo Isimbi, kubera ko yahisemo Sylvie. Isimbi byamuteye agahinda uriya mukobwa Kanyana, kubera ko twamaze kubona ko afite agahinda kenshi, arimo ararira ayo kwarika. Ese ibintu biraza kuba byagenda gute? Hano tubashe kuba twagera. Rero nimba tugeranye kuri uyu muntu utajya muri comment, ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubona iyi filimi yuko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye, kubera ko twabonye ko wa muhungu ukora kwa Cyusa yabashe kuba yazanira amakuru Fabiola, noneho amakuru ateye ubwoba. Twabonye ko Fabiola ndetse yahise agira ubwoba. Ese Nyirantambara arabasha kuba yamenya bino bintu ko uriya mukobwa Sylvie agiye kuba yashakana na musaza wa Iribagiza? Ese biraza kuba byagenda gute? Jya muri comment ubashe kuba watangaho igitekerezo, ubundi ngusobanurire ibintu bigiye kuba byakurikira, kubera ko ibintu bigiye kuba byakurikira ni ibintu byiza cyane. Iyi filimi igiye kuba yagera ahantu haryoshye, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byaza muri episode igiye gukurikira. Rero nimba nawe ugeze kuri uyu munota ukaba wishimiye ko Kamarade na Emile babashe kuba babona umuti wa kabiri, ariko batarabasha kuba basobanukirwa Iribagiza agiye kuba yakira agahita abona ubutabera, jya muri comment ubashe kuba washyiramo igitekerezo cyawe, kubera ko Iribagiza nabona ubutabera Imana izaba ibikoze. Rero abantu bemera ko Imana ikora byose, ikaba igiye kuba yafasha Iribagiza kuba yabona umuti wa kabiri, mujye muri comment mwandike amena, kubera ko tumaze kubona ko umuti wa kabiri wabashe kuba waboneka. Ese ibintu biraza kuba bigenda gute? Ese ba Kamarade uriya muti bazawusuzumisha koko? Ariko twamaze kuba twabibona, abo twatangiranye batigeze bihutisha iyi video bamaze kuba basobanukirwa ko Kamarade ndetse na Emile uriya muti bagiye kuba bawusuzumisha, bagahita bamenya ko ari umuti wa kabiri Iribagiza azanywa, bagahita bawujyana bakajya kuba bawuha Iribagiza. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Ahantu tubashe kugera habashe kuba hashimisha abantu benshi bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba, babasha kuba bayikunda, bakabasha kuba bakuramo amasomo akomeye. Ese ibintu biraza kuba byagenda gute kuri Kanyana ndetse n'uriya mukobwa
Sylvie ese biraza kuba byagenda gute, baraza kuba babana gute, byose turaje tubirebe. Ese Kanyana azabasha kuba yakira agahinda abashe kuba yaterwa n'uyu musore Rurangirwa, kubera ko tumaze kuba twabona ko afite agahinda kenshi cyane. Uyu mukobwa Kanyana nyina rero yabashe kuba yagenda akabasha kuba yavugana n'uyu musore Rurangirwa. Nyina yongeye yaravugiye Kanyana ko agiye kuba yabwira Rurangirwa akabasha kuba yavuga ikintu bari gupfa n'umukobwa we, kubera ko ariwe wari wamubwiye mbere. Rero Rurangirwa yisobanuye neza amubwira ko ibintu byabashe kuba byacamo, ariko uriya mukobwa Sylvie yabashe kuba yabwira uyu musore ko amukunda, rero agomba kuba yakundana na Sylvie, kubera ko twabonye ko n'ubundi batangiye kuba bakundana, abagiye kuba bakora umuryango ukomeye cyane. Ariko hariho abantu tutabonye ko bishimiye uyu muryango ugiye kuba waba hagati ho kwa Cyusa na Sylvie, kubera ko tubonye ko Fabiola afite ubwoba bwinshi cyane yuko Nyirantambara amenye ibintu byahita biba bibi cyane, kubera ko twamaze kuba twabona ko uyu muryango niwifatanya bagiye kuba bamenya amabanga. Noneho Iribagiza yamara kuba yanywa umuti wa kabiri, uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba ibindi, kubera ko batazongera kuba babona amahoro kwa Fabiola ndetse no kwa Nyirantambara, kubera ko tumaze kubona ko bafite ubwoba bw'uko bakihuza bakaba umuryango kwa Cyusa ndetse n'aba Iribagiza, kubera ko bagiye kuba baba umuryango ukomeye cyane, bagiye kuba bashinga umuryango. Ese ibintu biraza kuba bigana hehe? Jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi hano tubasha kuba twanahakura amasomo akomeye cyane abasha kuba yafasha abantu abari kubona ko hari ikintu cyabashe kuba cyahinduka muri ino filimi ikomeje kuba yaryoha cyane. Mujye muri comment mubashe kuba mwakandika ibintu bikomeje kuba byaba ibindi, kubera ko tubonye ko hari abantu benshi babashe kuba baza muri ino filimi, babashe kuba baduha amasomo akomeye cyane, kubera ko tumaze kubona ko Kanyana ndetse n'uriya mukobwa Sylvie batagiye kuba babana neza, kubera ko Sylvie yabashe kuba yakunda umuhungu ndetse na Kanyana aramukunda. Uri kumva ko Sylvie rero na Kanyana ntago barabasha kuba babana neza. Kanyana ari mu gahinda kenshi, arimo ararira amarira menshi. Ese ibintu biraza kuba bigana hehe? Ese Rugema we ibye bigeze hehe? Kubera ko yabashe kuba yabura umuti wa kabiri, yaragiye kuba yamena bakabasha kuba bawangiza. Rero Rugema afite ubwoba bwinshi cyane, twamaze kuba twabibona ko ari kugenda yibuka ibintu byose yagiye abeshya Iribagiza kugira ngo abashe kuba yamubwira ukuri, amubeshya umuntu wishe ababyeyi be, amubwira ko nawe yamufasha kuba yamuhorera umuntu wishe ababyeyi be. Ese Rugema koko yamuhorera? Kandi twabonye ko ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza. Ese ibintu biraza kuba bigana hehe? Iyi filimi ikomeje kuba yacanga abantu benshi, ariko nimba wageze hano kuri ino channel ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kibasha kuba cyahatangirwa, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi byagiye bitangaza abantu, kandi twagiye dukoramo amasomo menshi akomeye. Kandi nimba hari isomo wabashe kuba wakora hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, ukaba wamaze kuba wabona episode yarangiye, jya muri comment ubashe kuba wayisangiza abandi, kubera ko ibitekerezo byawe hano ni ingenzi kuri ino channel kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaryoha cyane, kubera ko iyi channel ibasha kuba yababwira ibintu bikaza kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Niyo yonyine yizewe yo kuba wakuraho amakuru araza kuba yakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba. N'ikimenyimenyi niyo ifite abasubscribers benshi berekana ko ibintu ivuga ari ukuri. Uzarebe izindi zose zibivuga zabashe kuba zatwiyitirira, zibasha kuba bababeshya ibintu biza muri filimi Inzira y'Umusaraba, ariko iyi niyo yonyine mwamaze kuba mwabona ko ibintu tuvuga biza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Reba nimba nawe ubashe kuba wagera kuri uno munota tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, nimba nta niryo uri kubona ukande kuri ako kantu ka like, nimba wagakanzeho ujye muri comment ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe wifuza ko cyaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tuzabasha kuba twagisoma tukabasha kuba twakikugezaho ibintu ubundi bigakomeza kuba byaryoha cyane kurushaho. Iyi episode noneho tugiye kuba twageraho abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba bari bamaze kuba bavuga ati ibintu bikomeje kuba byahinduka, ariko ibi byo tugiye kuba twareba muri episode iraza gukurikira byo biraza kuba ari uburyohe kurushaho, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi byatangiye kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe?
kuri aba bantu batangiye kuba bakundana ndetse Sylvie ndetse n'uyu musaza wa Iribagiza Rurangirwa. Ese cyangwa Rugema ibyo bizarangirira hehe ko umuti wa kabiri yari yizeye ko Rugema yari yizeye ko agiye kuba yawufata bakajya kuba bawumena bakawupfusha ubusa ko Kamarade na Emile bawufite. Ese Rugema araza kuba yajya hehe? Uri kumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira kubera ko nta kintu na kimwe noneho akizeye, yuko twamaze kuba twabona ko na ziriya mpapuro z'imitungo bamuhaye yaba Iribagiza atari impapuro za originali ahubwo ari impapuro z'ibipirate, yuko twamaze kubona ko uriya muzehe papa Kamarade yatangiye kuba yagarukira ba Kamarade nta nubwo agishaka kuba yagambana na Rugema. Uri kumva ko uriya musaza papa Kamarade nawe atangiye kuba yakora ibintu byiza cyane. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kandi nubona ikitagenda neza ubashe kuba wakivuga aho hasi muri comment, yuko ibitekerezo byanyu tubasha kuba twabisoma tukabasha kuba twabibagezaho mukabasha kuba mwasobanukirwa. Rero nimba ufite igitekerezo ubona cyafasha abandi bantu, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wagitangamo, kubera ko iyi filimi igiye kuba yaryoha cyane. Episode tugiye kuba twajyaho ibintu byo bigiye kuba byarushaho kuba byaba byiza cyane. Nimba nawe ubasha kuba wakunda filimi Inzira y'Umusaraba, ntugende udakanze kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uri kuribona, nurangiza utange ibitekerezo byawe hano.